Muhaye ikaze kuri na YouTube channel yacu niyo Daniel Official. Niba uri umusangwa cyangwa uri mushyashya yumvemo ikaze. By'umwihariko rero niba ukunda inkuru cyane cyane zirimo isomo cyangwa se zirimo icyo zakwigisha, ndakubwira ko wageze ahantu hanyaho. Uyu mwanya ni wowe wanyawo niba ukunda inkuru kandi by'umwihariko zirimo icyo zakwigisha. Njyewe kugezaho zino nkuru ndi niyo Daniel, mugezaho inkuru nshya buri munsi ku isaha y'isa 7 kuri na YouTube channel yacu niyo Daniel Official. Niba uri mushyashya cyangwa se uri umusangwa utarakora subscribe, nagusaba kureba handitse subscribe ukahakanda ugakanda no kunzogera kugira ngo tujye tubana. Rwose njya mbikubwira kenshi, iyi nkuru nizajye kunezeza ujye ukora subscribe, share na comments kugira ngo ube update kuri channel yacu, ujye ubona zino nkuru bikoroheye cyane bitagiye kunyura mu nzira nyinshi. Tudatinze rero reka twiyumvire inkuru yacu, turaza kugaruka nyuma n'isomo. Iyi nkuru ngiye kukugezaho y'uyu munsi irimo isomo rikomeye cyane, ndagusaba kugira ngo uyumve uve kuva itangiye ndetse ugere ku musozo wayo kugira ngo hagire icyo ukuramo. Gerageza gukora video ngufi, video ntoya cyane rwose. Ndabizi iyi video niri buze kukurambira kubera ko iyi video si ndende, ngerageza kuzihina kugira ngo zitaza kubarambira. Nuze kwihutisha rero kugira ngo wungukire byinshi muri ino video, kugira ngo wungukire byinshi muri ino nkuru, ndagira ngo uyikurikire neza. Ni inkuru nziza cyane rwose. Tudatinze rero reka twitangirire inkuru yacu. Igihe kimwe hariho umukobwa. Uwo mukobwa yaje kurwara ajya kwa muganga. Yari afite umuriro mwinshi ndetse yewe n'ingingo z'umubiri ziri kumurya ndetse yewe n'umutwe uri kumurya. Agiye kwa muganga amarayo iminsi 3. Amaze kumarayo iminsi 3 abaza muganga wamuvuraga atari kwa muga, ugereranyije kubera indwara ndwaye urabona nzamara igihe kingana gite hano mu bitaro? Muganga arangije aramubwira ati birashoboka ko uzamara hano amezi 6 yose, bitabaye ibyo rwose ntuzataha ayo mezi 6 adashize. Umukobwa byumvishe ati nzamara hano amezi 6 yose. Muganga ati yego nibyo uzamara hano amezi 6 yose. Umukobwa ati noneho bivuze ko nashobora gushyingirwa mbere y'ayo mezi 6. Muganga ati yego nibyo, niwashaka niwakora ubukwe kandi urwaye uri hano mu bitaro uzamara hano amezi 6 yose. Byumvikane rero ko ushobora kutazakora ubukwe mu gihe ukiri hano kwa muganga. Ntushobora kuzakora ubukwe mbere y'ayo mezi 6. Uzabanza urindire ayo mezi 6 nashira uzaba wenda wakize, ubundi utahe ujye mu bindi byose wifuza. Umukobwa byarangiye gutyo. Amaze kubyumva nyuma y'umunsi umwe wonyine, wa muriro wari wagabanyutse, umuriro utangira gushira, ingingo z'umubiri zirekera kumurya ndetse na wa mutwe uragenda urakira neza. Muganga yaratunguwe cyane, atungurwa n'uburyo umukobwa arimo aragenda akira vuba vuba. Muganga byaramutunguye kubera ko n'ibyari bisanzwe. N'ubwa mbere yarabonye umurwayi ukira gutyo, ugakira gutyo byihuse cyane. Uwo yateganyaga kazataha mu mezi 6 abona agiye kumusezerera. Muganga amaze kubona ko umukobwa asa nk'uwakize ndetse asa nk'uwakize neza cyane, arangije aramwegera aramubwira ati wa mukobwa we, ibi biranunguye cyane. N'ubwa mbere mbonye umuntu ukira nkawe, umuntu nateganyaga kazataha mu mezi 6. Ndabona ngiye kugusezerera rwose. Niwaguma hano mu bitaro mu gihe mbona utarwaye, ndagira ngo ujye mu rugo kubera ko ndabona ko ibyo wari urwaye byose bisa nk'ibyakize, bisa nk'ibyagiye. Umukobwa nta kindi yakoze, yafashe inzira arataha ajya mu rugo. Ageze mu rugo nyuma y'ukwezi kumwe konyine yarongeye ararwara nka kumwe yari yarwaye mbere n'ubundi. Ingingo z'umubiri ziramurya, agira umuriro mwinshi ndetse yewe n'umutwe uramurya. Asubira kwa muganga. Asubiye kwa muganga, muganga byaramutunguye kubona umukobwa wari warakize neza yongeye akahita arwara ya ndwara n'ubundi akarwara muri bwa buryo yongeye kurwaramo. Muganga byaramutunguye ndetse yewe abyibazaho. Yegera umukobwa atari ko muko, ni gute ufatwa n'iyi ndwara? Ni gute biza kugira ngo urware gutya? Umukobwa arangije arasubiza ati muganga, ibi nanjye sinzi uko biza, mbona byizanye gutyo gusa, ariko akenshi biza ari uko maze kuganira na papa ambwira ko itariki yanjye y'ubukwe yegereje. Muganga arangije abaza umukobwa ati none se muko, uwo muhungu bagiye kugushyingira murakundana?
Umukobwa aranje arasubiza ati oya njye simukunza, njye mba numva namukunze, ariko nanone sinakora ikintu papa adashaka. Niba papa ashaka yuko nshakana nawe, nzemera nshakane nawe, kubera ko sinasuzugura data. Buri kintu cyose yansaba nagikora kubwe, kabone nubwo njye kitaba kinejeje. Muganga akimara kumva ibyo nta kindi yavugiye aho, ahubwo yarakase aragenza. Haciyeho umunsi umwe muganga aragaruka aje kureba wa mukobwa, aranje aramubwira ati wa mukobwa we, ndabona rero nkurikije uburwayi bwawe, nkurikije ukuntu mbona umeze aka kanya, ndabona uzamara hano amezi agera kuri 5 yose. Umukobwa ati amezi agera kuri 5? Muganga ati yego amezi agera kuri 5, nkurikije uburwayi nkubonana ntabwo uzava hano rwose amezi 5 adashize pe. Umukobwa byumvishe yaratuje. Haciyeho iminsi 2 yonyine umukobwa bya bimenyetso byose byari bimaze kugenza. Muganga musuzumye asanga umukobwa atakirwaye, asanga umukobwa ni muzima, umubiri we urakora neza cyane. Umukobwa nta muriro yari agifite, ingingo ze z'umubiri zikora neza cyane, ndetse umukobwa ni yari agitaka n'umutwe. Muganga akibona ibyo yasaga nk'umenye indwara umukobwa yari arwaye. Nta kindi yakoze, yahise ahamagara se w'umukobwa ati nkeneye kuza hano ku bitaro vuba vuba na bwangu ubundi tukaganira. Se w'umukobwa ati ushaka aho ku bitaro? Muganga ati yego nkeneye kuza tukaganira ku kibazo cy'umukobwa wawe. Ise w'umukobwa nta kindi yakoze, nawe yahise yihuta aza kwa muganga. Arahageze muganga aramubwira ati rero umukobwa wawe indwara arwaye nabashije kumenya iyo ariyo. Ise w'umukobwa ati arwaye iyihe ndwara ubwo? Muganga aranje arasubiza ati umukobwa wawe indwara arwaye nta yindi. Umukobwa wawe indwara arwaye ni ukuri kugerageza kumushyingira umuntu wadakunze, umuntu wadashaka. Gerageza umukobwa wawe umuhe amahitamo ye, ahitemo umuntu akunze aba ari we bazabana. Kubera ko umukobwa wawe uruko ndi kumubwira uti uramara hano igihe kingana gitya, ari kuhita ambaza ati ndamara hano igihe kingana gutyo narashaka umugabo. Nicyo kintu cya mbere ari kuhita ambaza. Namubwira ati yego uramara hano icyo gihe utarashaka. Nyuma y'iminsi mike nyimubwira ibyo umukobwa wawe agakira. Namubwira ati uratashye, yataha yagera mu rugo wamubwira uti itariki yawe y'ubukwe iregereje, umukobwa wawe akongera akarwara. Umukobwa wawe nta kindi kiri kumubaho, ahubwo bisa nkaho uri kumubangamira nawe mu buryo utazi. Umukobwa wawe gerageza umuhe umwanya, umuhe amahitamo ye, yihitiremo umuntu yifuza, apana kumuhitiramo wowe umwifuriza. Mureke yihitiremo, kubera ko nukora iryo kosa ryo kumushyingira umuhungu wadakunza, birashoboka ko umukobwa wawe rwose azahora arwaye ino ndwara iteka ryose. Birashoboka ko ino ndwara atazigera yikiza. Gerageza umuhe umwanya, umukobwa wawe yihitiremo uwo we yifuza, kubera ko umukobwa wawe kubera ukuntu akubaha ndetse n'uburyo agukunda, ntiyakwifuza gusohora ijambo risa nk'irivuguruza iryawe mu kanwa ke. Niyo mpamvu yavuze yego, kubera ko ntiyari guhakana mu gihe wowe wamubwiye ko ari cyo wifuza. Gerageza rero umukobwa wawe umuhe umwanya, kubera ko nukora iryo kosa rwose ndakubwiza ukuri yuko iyi ndwara azayirwara kandi akayirwara iteka ryose. Umukobwa wawe arakubaha, wakabimenye ko akubaha, ndetse yewe ukamureka nawe agakora icyo yifuza, agakora icyo ashaka, aho guhora akora wowe ibyo wifuza. Gerageza uhe umukobwa wawe umwanya, umureke ashaka uwo yifuza. Utazakora ikosa ugasanga umukobwa wawe arwaye ino ndwara ubuzima bwe bwose igihe akiri kuri iyi si. Se umukobwa yarabyumvishe, yumva n'ibyo muganga yararimo amubwira. Aranje abwira muganga ati ese nuko bimeze koko? Umukobwa wanjye anyubaha gutyo ku buryo atashobora kuvuga n'ijambo nibura rimvuguruza? Muganga ati yego njye twariganiriye, ambwira yuko umuhungu uri kumushyingira atamukunda, ahubwo ambwira yuko ari uko ashaka kuzuza ibyifuzo byawe. Rero gerageza umwumve kandi umuhe umwanya we, yihitiremo wowe yifuza. Ese umukobwa yarabyumvishe, ndetse yewe arakata ahita afata umukobwa we barataha. Bageze mu rugo, ese umukobwa abwira umukobwa we ati rero ndagira ngo nkumenyeshe yuko uriya muhungu nagira ngo mubane mutakibanye, kubera ko nkeneye ko wowe uzihitiramo uwo wifuza, akaba ari wowe muzabana, uwo muziranye cyane kurusha abandi. Umukobwa yaranezerewe, ndetse se rwose ahita abibona ko umukobwa yishimiye icyemezo safashe cyuko agiye kumureka akihitiramo. Ese w'umukobwa nta kindi yahise abona ko rwose umukobwa we yamubangamiraga cyane mu buryo nawe atarazi. Nyuma y'ibyo, nyuma y'uko abwiye umukobwa ko agomba kwihitiramo uwo we yifuza, nyuma y'icyo gihe
umukobwa niyongeye kurwara. Iyi nkuru ni nziza cyane rwose, ndetse dushobora no gukuramo isomo rikomeye cyane. Burya hari igihe umuntu aba agukunda ndetse anakubaha, bikaba byatuma adashobora kuvuguruza ikintu wowe wavuze. Niba uvuze yego, nawe akaba yavuga yego, nyamara muri we harimo ko yakubwira oya, ariko kubera impamvu yo kugira ngo yuzuze ibyifuzo byawe nk'umuntu yubaha, akaba yakubwira iyo yego nyine, ariko muri we harimo ikindi kugira ngo yuzuze ibyo wowe ushaka, we bigatuma asa nk'uwiyibagirwe, ahubwo kugira ngo akunezeze. Rero icyo bigomba ni ukubanza ukamenya igisubizo uwo muntu aguhaye, ikihishe inyuma yacyo, kandi ibyo kugira ngo ubimenye ni uko ugomba kubanza ugashishoza neza, ukamenya ibyo ari kugusubiza niba koko ari byo bivuye ku mutima we. Hari igihe ushobora kuba ufite umuntu ubangamira kandi wowe utabizi. Niba umuntu wenda ari inshuti yawe, banza ushishoze neza. Niba umuntu muganira, buri cyo muganiriye cyose ukumva ari ku ruhande rwawe, ndetse ukumva yewe mu biganiro byose mugirana ndetse n'ibyo umubwira byose ukumva nta gitekerezo na kimwe gisa nk'icyiza kikuvuguruza, cyangwa gisa nk'icyiza gihabanya n'ibyo urimo uravuga, uzitonde ushishoze. Uwo muntu bishobore kuba kubera ukuntu agufata, cyangwa uko akubaha, cyangwa se uko akuzi, bituma we atirekuranga avuga ikimuri ku mutima, ahubwo kugira ngo gusa yuzuze ibyifuzo byawe, bigatuma yavuga yego kandi yakagombye kuvuga oya, cyangwa se akavuga oya kandi yakagombye kuvuga yego. Nta kindi rero bisaba, nabikubwiye, ni ugushishoza neza, ukamenya uwo muntu icyihishe inyuma ya yego avuga, cyangwa se icyihishe inyuma ya oya avuga. Nabikubwiye, hari igihe uwo muntu bishobore kuba ari inshuti yawe cyane, wenda nkaba muri kuganira ukumva ibitekerezo byose uzanye aragushyigikiye, cyangwa se wenda ukumva na nyine nta kintu na kimwe kiva mu kanwa ke gisa nk'ikivuguruza icyawe. Umuntu uzamwitondere kandi ushishoze neza, umenye amakuru yuzuye y'ibituma ahora ku ruhande rwawe iteka ryose. Hari igihe byashoboka ko waba uri kumubangamira nawe mu buryo utazi. Njyewe ndi niyo Daniel, rero ndagushimiwe twabanye kugera ku musozo w'iyi video. Mwibutsa iyi video niba yakunejeje cyangwa se hari icyo yakwigishije, gukora subscribe, share na comment. Ibyo byose nkubwiye ruguru niyo nkunga yawe ikomeye kuri channel yacu. Urakoze cyane, munyemerere tubane muri video ikurikira.